Ni mu masaha y'umugoroba, Janti rero aba yicaye muri salo yibereye kuri mashine, maze tante we agahita aza akamwegera ati ariko ni ukuri umuhungu wanjye urakabije rwose, imyaka ine yose irashize nyamara uracyatekereza kuri fiyanse wawe witabye Imana, ni ukuri ibi bintu ukwiye kubisiga inyuma kuko byararangiye nyine ntabwo akiri kuri iyi si, rero nawe kandi ugomba nyine gutera intambwe ujya imbere, ugomba gutangira ubundi buzima bushya, ugomba gushaka undi musheri mugakundana ndetse rwose mugakora ubukwe. Nawe se wirirwa ureba amafoto ye, wirirwa usubira mu bintu byose mwajyaga muganira, mbese mu mutima wawe niwe wenyine urimo, mu bitekerezo byawe niwe wenyine urimo, kubera iki koko utahindura intekerezo ko iby'umufiyanse wawe byarangiye maze rwose ukareba imbere hawe. Naho rero Janti ahita abwira tante we ati rega ni namwe rwose ahari mutuma bitarangira, ubundi kubera iki muhora mumbwira gushaka undi musheri? Muratekereza se ari ibintu byoroshye cyane kuba nabyuka nkibagirwa umukunzi wanjye nakundaga n'ubuzima bwanjye bwose? Tante we ati nyine ndabizi ko wamukundaga cyane, ariko se noneho uzarinda upfa ukiri single? Byanze bikunze ibyo ugomba kubyiyibagiza kuko hashize imyaka myinshi cyane, wakabaye rwose warabyikuye mu mutwe. Naho Janti ahita arakara maze agahita abwira tante we ati ubundi njye nanga ukuntu mumbuza amahoro. Ahita rero asohoka mu rugo nyine agahita ajya kureba ahantu aba yicaye, aragenda rero agahita yitira muri resto baba baturanye, maze akiyicariramo agaceceka agakomeza nyine kwitekerereza ko uyu mufiyanse we uba waravuye mu buzima. Catherine rero na Lydie ni abakobwa bakora muri iyi resto. Catherine ashinzwe guteka naho Lydie we rwose ashinzwe guseriva, ariko nyine Catherine niwe uza kwifatira amakomande. Araza rero aje gufata komande maze agasanga hari umukiriya uba usanzwe rwose ajya amusonga. Uyu mukiriya rero aba amubwira ko amukunda ndetse yifuza ko babana, naho Catherine ati ngewe ariko nta gahunda mfite rwose singukunda, ikindi kandi kubera icyo uza gushakira umugore muri resto uza abakobwa bose bari hanze aha, kubera icyo utagenda ugashaka ugukunda kandi rwose munaziranye ko ngewe bitashoboka. Uyu musore rero akomeza kumutesha umutwe maze akaba ageze atya amukozeho. Catherine n'umujinya mwinshi ahita afata amazi akaba yamusutseho. Uyu musore rero nawe ahita ahaguruka agafata amazi nawe yajya kuyasuka kuri Catherine akaba yasutse kuri Janti, nyamara Janti aba yiyicariye yitonze rwose. Catherine rero abona ko uyu musore asutse amazi kuri Janti maze akaba arasaze ati ariko wowe kubera iki buri gihe umbangamirira abakiriya, urabona ukuntu usutse amazi kuri uyu mukiriya? Ahita rero afata ibintu maze akajya kuhanagura Janti atumva ihangane rata, ihangane rwose uyu mukiriya neza neza ameze nk'umusazi yirirwa ntesha umutwe. Naho rero Janti ati nta kibazo, kubera ko ababona ko nyine uyu mukobwa nawe bamubangamiye cyane. Bose rero ahita asohoka ati ariko hano hari kubera ibiki, ari excuse nyine kuri aba bakiriya, maze agahita abwira Catherine ati genda vuba, genda maze ufate nyine komande z'aba bakiriya ukomeze ubaserive. Catherine rero ajya gufata komande nyine ya Janti maze Lydie agahita amubuza ati hoya rwose mbabarira, uriya musore ndashaka yuko ari jyewe uri bumuserive. Naho Catherine ati kubera iki se? Naho Lydie ati uzi uriya musore nyine ndamukunda cyane nubwo ntakunda kumubona kenshi, ariko rwose ndifuza kumuseriva kuko ndatekereza ko hari umunsi umwe ashobora kuzandeba. Naho rero Catherine we ahita aseka ati sawa nta kibazo, agahita yisubirira mu gikoni nta nubwo rwose yongera kugaruka hano hanze. Janti rero afata amafunguro maze agataha. Buracya rero maze agaruka rero afite akantu nyine kaba karimo impano, maze akaza agasanga Lydie ahagaze hanze. Lydie akimubona ahita asara akiruka amusanganira ati mumeze neza se, none se murifuza ko nabaseriva iki? Naho rero Janti ati hoya rwose ntabwo nje gufata amafunguro. Lydie ati rwose mutubabarire ku byabaye, ntabwo bizongera ukundi. Janti ati ibyo ngibyo rwose ntabwo nkibitekerezaho, ati ahubwo ndashaka wa mugenzi wawe witwa Catherine. Lydie ati ni ukuri ndakwinginze rwose ntimumutonganye kubera yuko byari amakosa nyine y'uriya mukiriya. Janti ati ntabwo ari ibyo gusa nyine ndamushaka. Lydie rero aragenda agahamagara Catherine ati baragushaka.
Catherine araza rero akimubona ati ni ukuri mumbabarire rwose bosi ku bintu byabaye. Naho Jean ati ariko nta kibazo. Catherine ati nimutambuke mwicare maze rwose mumbwire icyo mushaka gufata. Jean ati hoya nta kintu mfata ahubwo nari nje kukureba. Catherine ahita yumirwa ati wari uje kundeba? Ati utaje se gufata amafunguro? Jean ati hoya ndagushaka ahubwo numvaga nshaka ko tuganira nyine by'umwihariko tukaganirira ahantu hatuje. Naho rero Catherine ati ntabwo byashoboka, urabona ni mu masaha y'akazi kandi hano nyine nta hantu hatuje hahaba, ni hano muri sale tuba turi, kandi boss aramutse asanze ntari mu kazi nicaye yahita anyirukana, kandi aka kazi rwose ni ingenzi kuri njyewe. Naho Janti ati nta kibazo noneho akira ibintu nari nkuzaniye, ubundi ubwo ngubwo nyine nzagaruka undi munsi, gusa nyine nifuzaga ko rwose tuganira by'umwihariko. Catherine ati kubera iki se warunzaniye bino bintu? Arebamo nyine agasanga ni impano nyine yaramuzaniye. Ati kubera iki warumpaye impano kandi mu by'ukuri tutaranamenyerana cyane, ntaranagutekera ibiryo birenze by'umwihariko? Jean ati ntabwo rwose ari ibyerekeranye n'ibiryo, ahubwo ni ukuri njyewe narakubonye mpita mbona ndakwishimiye ukuntu, maze numva dukwiye kuganira tukanamenyana nyine by'umwihariko. Catherine rero ahita amubwira ati ubwo nyine nta kibazo, reka tuzahure undi munsi kubera ko rwose uyu munsi bwo ntabwo byashoboka. Janti rero arataha nyine, ariko agakomeza gutekereza kuri uyu mukobwa ukuntu nyine aba yabonye ari umukobwa uzi kwihagararaho cyane, kandi nyine yari umukobwa mwiza. Lydie rero we akimara kubona ko rwose Catherine bamuhaye impano byaramubabaje cyane, maze ahita avuga ati ariko se uriya musore yabonye iki muri Catherine atambonyemo, ko rwose ndi na mwiza kurusha uyu mukobwa, kubera iki ariwe uhaye impano aho kuyimpa? Janti rero afata telefone maze agatangira kureba ifoto y'umukunzi we wa kera, arayitegereza maze akamubwira ati rero rwose hashize nyine igihe ndi kugerageza kuba nakwikura mu bitekerezo, gusa nahuye n'umukobwa kandi uyu mukobwa rwose ndabona yamfasha inzira yo kongera gutangira ubuzima bushya, kubera ko uyu mukobwa araseka nkabona rwose inseko ye inkoza ahantu, ndetse areba neza cyane. Iyo ari kundeba mba numva nyine ndi kwiyumva ukundi kuntu gutandukanye nuko nari meze. Ahari rero uyu niwe rwose ngomba gukomezanya nawe, umbabarire ntabwo nkwibagiwe, ariko nanone ngomba kugukura mu bitekerezo byanjye kugira ngo mbe nakomeza ubuzima bwanjye. Naho rero ku rundi ruhande Catherine we rwose ajya kubwira boss we ati ndumva rwose nshaka yuko mwanyishyura, hashize amezi 2 yose mutanyishyura, kandi nyamara mu rugo iwacu bakeneye amafaranga kubera ko mfite anko wanjye ushaje, ni njyewe rero abatezeho amakiriro, abampamagara buri kanya ngo mwohereze amafaranga, ubazi ko rwose namwirengagije kandi nyamara mumaze igihe kinini cyane mutatwishyura. Ikindi kandi n'abantu banyihereye udutipu byo yose murayajyana. Naho boss we rero ahita amubwira ati ntayajyana, hari ubwo se mwebwe mujya murangura, hari ikintu na kimwe mugura hano? Ni gute rero abantu babaha amafaranga maze mukayasohokana muri resto yanjye? Ikinjiye cyose muri resto yanjye ni icyanjye, ntabwo mwemerewe gukora ku mafaranga yari yo yose. Catherine ati ariko rwose ziriya tipu nizo baba batwihereye, umuntu aba agomba kubikoresha icyo ashaka. Naho boss bati noneho urashaka kwigira boss hano se? Niba nyine uri boss ubwo uzayakoreho urebe icyo nzagukorera, nzahita nkwirukana usubire iwanyu mu cyaro. Catherine rero ava nyine muri biro ya boss, maze Lydie ati none se boss akubwiye ngo iki? Catherine ati n'ubu rwose yanze kunyishyura kandi ni ukuri nkeneye amafaranga, ndi kwibaza rero ahantu nzakura amafaranga maze hakanyobera. Abakivuga ibyo rero maze nyine Janti akaba araje muri iyi resto, dore ko ariho yari asigaye nyine aza. Catherine rero ahita ajya kumutekera nyine, kuko yari yaramubwiye ko azamutekera ibiryo by'umwihariko, aragenda akamutekera abyitondeye yabihaye umwanya, maze akaza akamutegurira. Amara kumutegurira rero maze Janti akaba yitabye telefone, ahita rero ahaguruka akagenda, ariko agasiga nyine amafaranga y'ibi byo kurya, ndetse rwose agasiga arengejeho na tipu nk'uko yari asanzwe abigenza.
Catherine araza akabireba maze akabona yuko uyu musore atigeze akora kuri aya mafunguro, ahita abwira Lydie ati ndebera nawe, uzi ko ubanza atakunze amafunguro namuteguriye, tekereza ko atigeze anayakoraho, none asize amafaranga arangije arenzaho na tipu kandi atigeze abikunda. Ubu se kubera iki iyi tipu yayimpaye ndetse n'aya mafaranga kubera iki yampaye kandi mu by'ukuri atigeze rwose afata aya mafunguro? Aya mafaranga rero ngomba kuyamusubiza. Naho Lydie atumva rero ahantu ugirira ubwenge bukeya, uri kurira ngo wabuze amafaranga none n'uyaguhaye ugiye kuyamusubiza. Catherine ati ngiye ntabwo ari ubu buryo mba nshakamo amafaranga, niba umuntu namuteguriye amafunguro ntayakunde nta mpamvu zo kunyishyura ngo noneho anampe n'amafaranga ku ruhande kandi ibyo nakoze atabishimye. Ngomba nyine kuzamutegereza yagaruka nkamuhereza amafaranga ye. Umunsi wakurikiye rero Gentil aragaruka ariko noneho asanga Catherine adahari. Lydie rero akimukubita amaso ahita aza yiruka agahita amuhobera ati mwaje se bosi? Ati ni karibu. Ahita rero abona afite nyine envelope irimo impano, dore ko rwose atajyaga aza nta kintu azaniye Catherine. Akiyibona ahita amubwira ati ni iyanjye se? Agahita atangira kuyifata. Naho rero Gentil amubwira ati hoya ihangane rwose ntabwo ari iyawe, iyi mpano ni iya Catherine. Naho rero Lydie ati ariko se nanjye rwose ndahari kandi reka nanjye ukwiye rwose kundeba kubera ko nshobora no kuba ngiye naba mwiza kurusha Catherine. Naho rero Gentil amubwira ati yego rwose uri mwiza nta kibazo ndetse ujya ukunda no kunsetsa, ariko nanone ntabwo rwose ndi interese, umuntu nyine wenyine mba nje kureba hano ni Catherine kandi nyine nta cyabihindura. Uyu mukobwa rero akomeza nyine kumubwira amagambo meza nkaho rwose aba ashaka yuko ari we nyine bareba, ariko Gentil aramuhakanira. Ajya gutaha rero maze Lydie agahita amubwira ati iyo mpano nta kibazo wayizana maze nkaza kuyiha Catherine. Naho Gentil ati hoya ihangane rwose ntabwo ndi buyisige, ubwo nyine nzayimwihera, nzagaruka ejo nta kibazo ahari. Lydie rero aba akunda cyane nyine uyu musore kubera ko we nyine aba anamuzi, aba abizi ko uyu musore ari umukire cyane, aba ari muri famiye y'abantu bakize. Rero Lydie aba nyine yumva ari akwiye rwose kuba we, kandi nyamara Lydie aba ari inshuti ya Catherine cyane cyane kuva bakiri abana, ku buryo ndetse baba bameze nk'abavandimwe. Ariko nyine Lydie aba ari umukobwa ugira ishyari kandi wumva ibintu byose yabyikururira. Catherine rero ava ku isoko maze Lydie agahita amubwira atumva uzi yuko se Gentil yagarutse kukureba, ariko rwose ndakubwiza ukuri, uriya musore ukwiye kumugendera kure kubera yuko abasore b'abakire kuriya nta kindi kintu baba badushakira uretse nyine kugira ngo badukoreshe mu nyungu zabo. Tekereza nawe umusore w'umukire kuriya, umusore w'ibogari, urumva koko yaba agushakaho iki nk'umukobwa ukora muri iyi resto, umukobwa utarize amashuri ahambaye, umukobwa nyine udafite ikintu cyamukurura rwose mu buryo bugaragara? Urakeka ari iki kintu cyatuma kwiruka inyuma? Nyamara rwose ukwiye kumugendera kure kubera yuko ushobora gusanga ashaka kuzakugirira nabi cyangwa se arashaka nyine kuzagukoresha mu bindi bintu bitari byiza. Naho rero Catherine ahita amubwira ati nta kibazo, ariko kubera ko ngiye nkunda kuganira nawe mba numva ari umwana mwiza cyane, ikindi kandi nta birenze ajya ambwira kubera yuko njye nawe nyine duhuzwa no kuba aza nkamuseriva nkamuha nyine ibyo kurya byiza nawe akanyishyura. Ubwo rero nyine niyo mpamvu akunda iyi resto, sinibaza ko hari indi mpamvu. Lydie ati naho se ziriya mpano agenda aguha za hato na hato zo ubifata ute? Naho rero Catherine ati ariko nawe rwose ntugakomeze ibintu bidakomeye, byihorere nta bintu birenze birimo, kandi nanjye ndi umuntu mukuru, ibyo ari byo byose nyine nzi kureba ahantu hari ibibazo maze nkahagendera kure. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Gentil aragaruka akaza gufata amafunguro. Asoza gufata amafunguro rero maze akabwira Catherine atumva amafunguro yawe yari ameze neza cyane, amwishyura rero nanone amafaranga menshi, maze Catherine ati aya mafaranga rwose ahari mwibeshye mu kubara kuko ni menshi cyane.
naho Gentil ati oya ntabwo nibeshye, nakwishyuye nyine amafunguro, hanyuma rero nanarengejeho nyine ayawe yo kunywa agafanta. Naho rero Catherine arayabara agasanga ni menshi cyane, afata rero ya mafaranga nyine bari bamuhaye maze agakuramo nyine aya mafunguro, asigaye akayasubiza Gentil ati ni ukuri yabike kubera ko n'ubundi bosi wanjye iyo ayabonye ahita ayatwara, ubwo rero n'ubundi rwose nta kintu waba wungutse, yaba agutwariye amafaranga kandi nta mpamvu z'uko ayatwara, yagumane nta kibazo. Gentil rero ahita amubwira ati nta kundi nyine, ariko biba bimbabaje ko nta kintu mba ngusigiye. Ahita rero agenda, maze nyine Catherine agasigara ari kwibaza ati ariko uyu musore kubera icyo asigaye akunda kuza kurira hano buri munsi kandi mu by'ukuri atarahariraga. Ati ese ahari koko ibintu Lydie avuga ntibyaba ari byo, ntiwasanga koko uyu musore afite ikintu kimugenza kandi kitari cyiza, noneho ukuntu aba ndeba, ukuntu anyitegereza, nabyo rwose bijya bintera ubwoba. Catherine rero arongera akabwira nyine Lydie ko uyu musore yaje gufata amafunguro maze akamwishyura 20,000 aho kumwishyura 5. Naho rero Lydie ahita amubaza ati none se wayashyize hehe? Naho Catherine ati 15 nabimusubije kuko rwose ntabwo byari biri muri gahunda y'amafunguro, yari yamaze kwishyura amafunguro. Lydie atamuvaho rero ubera igicucu, wirirwa utaka ngo ukeneye amafaranga ariko yakwizanira ukayasubiza ba nyirayo, ni akazi kawe rwose nta bwenge ugira. Mu kanya rero Catherine arasinzira, aba ananiwe nyine maze yakwicara agahita ashyira umutwe ku meza akaba arasinziriye. Atangira rero kurota abona ari kumwe na Gentil, abona bicaye ahantu rwose bari kuganira, bari gusomana, mbese abona bari mu rukundo rudasanzwe, abona bakundana ibintu byarageze kure. Akangukira hejuru rero maze ubwoba bukamwica, ati ibi ni ibiki kandi ni iki rwose Gentil aje gukora mu nzozi zanjye? Uyu musore kuki ari gukomeza kunkurikirana? Amafaranga yampaye nayamusubije, nyamara uyu musore ashobora kuba afite rwose imyuka mibi, gute asigaye agera no mu nzozi zanjye? Ariko uyu musore aranshakaho iki? Nyamara rwose ubanza ibintu Lydie yambwiye bishobora kuba ari impamo. Akivuga ibyo rero Lydie ahita aza ati kuri kwivugisha ibyo se bigenze bite? Naho Catherine atuze ngo nsinzire maze ndote rwose nkundana na Gentil. Lydie ati ntiwumva? Ati ubwo ntutangiye kumukunda? Ati nyamara rwose ntabwo wumva, narakubwiye ngo uriya musore mugendere kure kuko rwose ushobora gusanga atagushakira ibyiza, ariko nawe rwose utangiye no kuzajya wicara ukamurota. Naho rero Catherine ati none se namugendera kure gute? Reba nawe aza gufata amafunguro hano kandi ngomba kumuvugisha nyine ndi kumuseriva, none se nzareke kujya muzanira amafunguro cyangwa mfata komande ye? Ibyo se byashoboka? Boss yahita anyirukana kuko namumwirukaniye umukiriya, ikindi kandi nta kosa rwose uriya mukiriya yakoze. Naho Lydie ati ni akazi kawe rwose, ibyawe ndabona bidasobanutse, gusa nyine umenye yuko uri kwiroha rwose mu kanwa k'intare, uriya musore si mwiza kuri wowe kandi mpora mbikubwira. Nyamara Lydie rwose ntabwo ari uko yabonaga ko Gentil ari umusore mubi cyangwa afite umutima mubi, ahubwo yagira ngo nyine Catherine agende rwose yigirayo, maze Lydie aba ariwe usigarana n'uyu musore kuko yaramukundaga kandi cyane, ndetse yabaga yumva ibyo akorera Catherine yakabaye rwose abikorera Lydie. Catherine rero abwira Lydie ati ahubwo nagira ngo nyine ungurize amafaranga maze noherereze anko wanjye. Naho rero Lydie ahita amubwira ati ndayakuguriza ariko kondisiyo ni imwe, ni uko nyine ujya kure rwose y'uriya musore mu buryo bushoboka. Naho Catherine ati none se ndamujya kure gute? Ati wowe mbwira, niba ushaka kunyishyura nkaba namumenaho amazi cyangwa nkamwishyura nkamwirukana muri iyi resto, rwose nabikora. Naho Lydie ati oya, ntabwo rwose ari ibyo nshaka kumwirukana muri iyi resto, kuko yatekerezaga ko nyine aramutse atakiyizamo nawe atazongera kumubona ukundi. Ati ariko nyine gerageza rwose umujye kure. Catherine ati nyiguririza amafaranga, ibindi nabyo turasigara tubitekerezaho nta kibazo. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'umugoroba. Catherine aba yicaye ari gufata amafunguro, nta mukiriya n'umwe rwose uri muri iyi resto. Ajya kubona akabona rero Gentil araje. Catherine rero ahita amubaza
atari ko rwose umaze iminsi ufata amafunguro ugafata duke cyane, amafunguro ngutegurira aba ameze nabi. Naho Janti ati amafunguro yawe aba ameze neza cyane, nta n'ahandi hantu na hamwe nigeze numva amafunguro ameze neza nk'ayawe. Naho Janti rero ahita amubwira ati ahubwo narinje nyine kuvugana nawe, hari rwose ibintu narinje kugusaba. Naho Catherine ati nta kibazo wakwicara maze ukambwira. Janti rero aricara maze agatangira kubwira Catherine ati rero ni ukuri nananiwe rwose kugukwikura mu mutwe, kuva umunsi wa mbere nkubona ntabwo rwose njya mpwema kugutekerezaho, ntakubeshye rwose naragukunze kandi rwose uhora mu bitekerezo byanjye. Iyo nje hano akenshi mba nje kukwirebera, niyo mpamvu mfata amafunguro sinyamare, si uko rwose aba adateguye neza, ahubwo urebye ntabwo aricyo kiba kinzanye. Inshuro nyinshi ntabwo rwose mba nshonje, mba nje kwirebera wowe gusa. Catherine rero ubwo aba ari kumureba rwose mu maso, nyine ubona ibintu byamucanze. Naho uyu musore akomeza nyine kumubwira ukuntu yamukunze, ukuntu ari umukobwa mwiza, ukuntu nyine yamunyuze umutima. Naho Catherine ati ubwo se wankundiye iki kandi nta minsi rwose turamarana, ntabwo nzi uretse kumbona hano gusa. Janti ati ibyo birahagije kandi rwose iminsi tumaranye nakubonyeho byinshi byiza byatuma ngukunda. Janti rero akomeza amubwira ati noneho rero narinje nyine kuguporopoza ikintu, wowe nta kibazo urahitamo. Catherine ati mbwira nta kibazo. Janti ati aramutse ari 1,500,000 wahitamo iki? Naho rero Catherine ati ariko rwose nawe urasetsa. Atangira guseka agaseka agapfa ati ntakubeshye, yego se nize amashuri menshi ariko n'umuntu w'injiji ayo mahitamo rwose ntabwo yamunanira. Noneho rero nkanjye nakandagiye no mu ishuri ko kumva ibyo bintu byanyobera, amafaranga menshi nyine ni 1,000,000, ubwo se ninde muntu wabasha gutora 5 aho kugira ngo atore 1,000,000? Naho Janti ati nicyo rero nshaka kumva, nagira ngo nyine nguporopoze kuzajya nguha 1,000,000 buri kwezi, ariko nyine ukemera ibintu bikurikira: ukaza mu rugo iwanjye ukajya uhaba, ubundi nyine ukajya untekera, ukajya unganiriza, noneho tukajya tunasohokana, ubundi ukwezi kwashira nkakwishyura 1,000,000. Catherine ahita ahaguruka maze akiterera hejuru ati ndapfuye noneho, ati munyumvire wa musore, ati burya ibintu byose Lydia yambwiye byari ibya nyabyo, ati uzi koko kuri umutubuzi, ati mana nyagasani, ati nari nzi yuko nyine abatubuzi ushobora kubareba ugahita ubamenya, ati ariko wowe nakubonye mbona uritonze, mbona uri umuntu mwiza, mbona uratuje, ati mbese ntabwo nabikubonagaho. Lydia yarabimbwiraga nkamuhakanya, none ko kuri umutubuzi. Atumva njyewe rero ntabwo rwose wambona, nta hantu na hamwe wankura, ndetse rwose niba utekereza ko wari ugiye kujya kunkataguramo ibice maze ingingo zanjye ukazigurisha, ayo mafaranga urayabuze rwose. Tangira utekereze ko uyabuze, ahubwo tangira utekereze ahandi hantu uri buyakure. Ati noneho ndapfuye neza neza. Ahita ahaguruka maze agatangira kugenda asakuza ati Lydia ntabara ngwino urebe, wa musore ni umugizi wa nabi koko, uzi ko ari gushaka kujya kungurisha se, ni umwesikoro, ni umutubuzi, umva ni ukuri ibintu wambwiye ni ibya nyabyo. Naho rero Janti we rwose umutima umuvamo, akayoberwa ibyo ari byo, akayoberwa ibintu bimubayeho, ukuntu aba abwiye uyu mukobwa ibi bintu maze agahita asara burundu, kubera ko nyine Catherine yari afite ibintu bimurimo Lydia yirirwaga amubwira. Uyu musore akivuga ibi yahise yumva koko ari ibya nyabyo koko bagiye kumugurisha. Ku kazi rero kwa Catherine abantu bose baba bakomeje kumugirira ishyari kubera ukuntu aba azi gukora ibintu neza ndetse akundwa n'abakiriya bose. Umukobwa rero wakoraga muri iyi resto we noneho aba ashaka kuzasimbura Catherine kujya guteka. Umunsi umwe rero afata amafaranga mu isakoshi ya bosi wabo maze akagenda akayashyira mu isakoshi ya Catherine, asiga anayirangaje rwose amafaranga agaragara. Lydia rero arahita maze yareba ku isakoshi ya Catherine akabona harimo amafaranga, ahita avuga ati ariko uzi ko ari byo koko Catherine yiba amafaranga bosi wacu, uyu munsi rwose ndabivuga nta kabuza. Ahita agenda rero akabibwira bosi ko nyine bamwibye amafaranga. Bosi afata ya mafaranga yari ari mu isakoshi ya Catherine maze akicara muri biro ye akamuhamagaza.
Catherine rero araza, boss ati wari uri gukora iki? Catherine ati ndi guteka, ahubwo n'ubundi nsize rwose hariho ibyo kurya. Naho rero boss ahita amubwira ati nta kibazo, ntabwo bishirira, nkeneye kuvugana nawe. Ati aya mafaranga ni ayande? Naho Catherine ati ni ayawe boss, none se yaba ari ayande wundi? Naho rero boss we ati uvuze neza cyane, aya mafaranga ni ayanjye, ariko se ndibaza ukuntu amafaranga yanjye yageze mu sakoshi yawe. Naho Catherine ati mu sakoshi yanjye? Ati ntabwo byashoboka rwose, ntabwo yageramo. Ati none se yagezwamo nande kandi atari njye yashyizemo? Boss batumva aya mafaranga avuye mu sakoshi yawe, usigaye unyiba koko? Narakwizeye maze rwose ngufata nk'umukobwa w'inyangamugayo, naho uri umujura. Catherine ati ni ukuri ntabwo rwose njya niba, sinigeze naniba kuva mu buto bwanjye, nta mafaranga kandi ngira kuko n'amafaranga se bampaye yo kunywa fanta ko nayo yisubiza. Naho boss ati niyo mpamvu rero usigaye unyiba, nuko amafaranga babaha yo kunywa fanta nayo nyatwara? Ati ni iyi mpamvu rero ituma ntabahemba, kuko n'ubundi muri abajura, muranyiba, murampombya, gusa wowe rwose urantunguye. Naho rero Catherine ati ni ukuri boss njyewe ntabwo nakwiba, ati kubera ko atahantu navukiye ibintu byo kwiba barabihana cyane, ati uzi iyo umuntu yibye baramutwika ku mugaragaro abantu bose bareba, ati iwacu rwose birirwa batwika abajura guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, ati urumva ari gute nakwiba? Ati njyewe nta mubyeyi mfite, nta na famiye mfite, onkle wanjye niwe muntu wenyine mfite kuri iyi si, gute rero rwose namuteza ibyo bibazo? Ntabwo rwose nakwiba. Naho rero boss we ati hanyuma urasobanura ute kuba amafaranga yanjye nayasanze mu sakoshi yawe? Catherine ati nanjye simbizi, sinzi uko byagenze rwose, ariko ntabwo nigeze nyafata. Naho rero boss wabo ahita amubwira atumva rero nkubwire, uhereye kano kanya ugiye gufata ibintu byawe byose, ubundi usubire aho ngaho wavukiye, ugende bagutwike kuko nawe uri umujura. Naho rero Catherine ati ni kuri boss mbabarira, nkeneye akazi rwose, gute se nasubira imbere y'anko wanjye nta n'ikintu na kimwe njyanye, nta mafaranga mfite, kandi ni ukuri ari jye watezeho amakiriro? Boss ati ibyo ntibindeba nyine, ntabwo natunga umujura muri resto yanjye, kubera ko nimwe musubiza inyuma, nimwe mutuma rwose ntatera imbere. Birangira rero koko rwose bamwirukanye nyine, maze Catherine n'agahinda kenshi afata nyine ibikapu bye ubundi akagenda, kandi nyamara nta nubwo rwose baba bamuhembye. Aragenda rero yagera aho baba basanzwe baba, dore ko nyine aba abana na Lydie mu nzu imwe, asanga Lydie yafunze yashyizeho ingufuri yibereye mu nzu. Catherine rero arakomanga, maze Lydie akamurungurukira mu idirishya. Catherine ati wambabariye ukamfungurira? Lydie ati ntabwo nabana n'abajura, genda rwose singukeneye hano. Naho Catherine ati koko nawe urantereranye, inshuti yanjye kuva mu bwana bwacu, nawe koko unkoze ibi bintu, gute wanyirukana muri iri joro? Wambabariye se basi nkaryama maze nkareba ko rwose nazabona ahandi njya ejo, ariko ntunyirukane mu ijoro. Naho rero Lydie ati ibyo ntabwo bindeba, genda ujya aho ushaka, ariko ntabwo nyine nararana nawe. Lydie nawe nyine abagize Imana abonye uyu mukobwa agiye kumuvira mu nzira, maze akabona ko asigara yikundira Gentil. Mbese buri muntu wese aba abifitemo inyungu muri iyi resto, kuba rwose Catherine yabavira mu nzira. Catherine rero ayoberwa rwose icyo gukora, akayoberwa ikintu yakora n'aho yajya. Yibuka rero yuko Gentil yamuhaye agakarite akamubwira ati umunsi uzumva wafashe umwanzuro uzampamagare. Yigira inama rero yo kumuhamagara, ati ni hahandi n'ubundi aho kugira ngo ndibwe n'ibisimba byo mu nzira, reka ngende nyine ubwo agurisha ingingo zanjye nta kundi, nibura yabe nawe nsanzwe muzi, aho kugira ngo abo ntazi abe ari bo bazigurisha. Ahita amuhamagara rero, maze akamubwira ko nyine nta hantu afite ho kurara, akeneye ko rwose yamucumbikira. Gentil ahita amubwira ati nta kibazo rwose waza, arahamurangira, maze Catherine akagenda arakomanga. Gentil agahita amufungurira. Catherine rero n'agahinda kenshi aba afite, kwifata biramunanira, maze agahita ahoberana na Gentil akamuryama mu gituza akanga kuhava. Gentil rero nawe atangira kumubwira ati komera ni ukuri, ihangane. Amubaza rero uko byagenze, maze Catherine akabimubwira byose ku murongo uko byagenze. Gentil aramubwira ati ihangane, buriya nyine ni uko hari uwakugiriye ishyari maze agashaka rwose kukwangiriza izina, ariko ihangane humura, hano rero niho mba, ubwo nyine nta kibazo wisanzure.
ndakwereka icyumba cyawe, ubundi nyine nkwereke igikoni, ibintu byose hano ubimenye, ndakeka rwose nta kibazo na kimwe uzagira, buri kimwe hano kirahari kandi nanjye ndahari, humura sindi umuntu mubi, nta nubwo nkwifuriza kandi ikibi, ntugire ubwoba rwose, ibyo bakubwiye siko bimeze, ntabwo nkeneye kugurisha ingingo zawe, ikindi kandi nta nubwo nkeneye kugutangamo igitambo, njyewe ndagukunda nyine, ndagukunda gusa, nta kindi, ntugire ngo rwose hari ikintu na kimwe ngutekerezaho kibi. Naho rero Catherine n'ubwoba bwinshi birumvikana nyine batarisanzura, aragenda agashyira ibaga mu cyumba, haba ari mu nzu nziza cyane ya etaje nziza ariko ikeye. Catherine aratangira kureba maze agasohoka akareba ahantu hose, akareba muri salo, akareba mu madushe no mu bikoni, arareba akumirwa, akabona ni ubwa mbere abonye iyo nzu kuva yabaho. Gentil rero we ahita amubwira ati ahubwo se urumva ufite akabaraga ngo ube wategura amafunguro maze dusangire? Catherine ati rero guteka byo ni ibintu bitajya binanira, uko naba ameze kose, umunaniro naba afite wose, guteka byo rwose imbaraga zo kubikora mpora nzifite kuko nicyo kintu nkunda mu buzima. Gentil rero araseka maze agahita amubwira ati ngaho reba akantu utegura koroheje, ubundi nyine tubone icyo dufata. Arategura rero maze bakajya ku meza bagasangira. Gentil ibyishimo biba ari byose kubera ko uyu mukobwa nyine abaje kandi ari nabyo yahoze yifuza ko nyine yaza bakaba bagumanye. Barategura rero maze bagasangira amafunguro rwose aba ameze neza cyane. Gentil ibyishimo biba ari byose kubera ko ni nabwo bwa mbere nyine babonye umuntu basangira, kubera ko aba amaze igihe kinini yibana mu nzu, uretse tante we uba ujya kumusura rimwe na rimwe, ariko ubundi nta wundi muntu baba babana hano. Hashira iminsi rero maze Catherine akagenda abona ko rwose uyu musore Gentil ari umwana mwiza cyane, ndetse koko nta kibi yamwifurizaga. Umunsi umwe rero Gentil aragenda akamugurira utugurumete cyangwa se udushene two kwambara ku kuboko, azana rero tubiri, akazana nyine kamwe kanditseho izuba, akandi kanditseho ukwezi. Araza rero akamubwira ati wowe nyine uri izuba ryanjye, naho njyewe nzajya nambara aka kanditseho ukwezi, aya niyo mazina nifuza ko tuzajya twitana. Naho rero rwose Catherine areba nyine utu dushene maze akamubaza ati none se ni ibya nyabyo, aka ka zahabu ni zahabu ya nyayo? Naho ati yego, kubera ko uyu musore we aba yiguriye akarija, naho Catherine akamugurira aka zahabu. Uyu musore aramubwira ati cyane ni zahabu rwose ya nyayo. Catherine ati uzi ko ari ubwa mbere ngiye kwambara zahabu ya nyayo, atari ko aka kantu ni keza cyane. Naho rero Gentil ahita nyine yambika ka gashene Catherine, akamubwira ati karakubereye cyane. Catherine ahita akareba akabona rwose ni keza, maze agafatana ka kandi ka argent akakambika Gentil. Bose rero bahita bahoberana, maze Gentil agahita abwira Catherine ati ndagukunda rwose, uri nk'izuba ryanjye. Naho Catherine ati nanjye ndagukunda, uri ukwezi kwanjye, ni wowe rwose umpa urumuri. Bose rero rwose ibintu biba bimeze neza, ndetse rwose ubuzima buryoshye. Naho rero muri resitora ho rwose ibintu nyine biba bitangaje. Umunsi wakurikiye barateka maze amafunguro nyine bakayashyira aho ngaho. Ba bakiriya rero bari basanzwe baraza nyine ari benshi cyane rwose, bakuzura muri resitora, maze Lydie akajya kubaseriva, bahita bamubwira bati oya, ntabwo ari wowe dushaka, turashaka nyine Catherine nk'ibisanzwe, ko tumuha komande akajya kudutekera, ndetse akaba ari nawe ubituzanira. Lydie rero arababwira ati Catherine ntawe uhari, ariko njyewe ndahari kandi ndabikora neza. Naho aba bakiriya bati hoya rwose, niba Catherine adahari ubwo ntabwo nibaza ko dukwiye gufata amafunguro, kuko Catherine niwe utuzana muri iyi resto. Abantu ba hano turabazi, abandi bose bategura nabi cyane, umuntu akuzanira isosi ukajya ubona magizi iri kureremba hejuru, ndetse rwose urunyanya narwo uri kurureba n'amazi wabasha kubivangura. Ati iyo ntabwo rwose aba ari isosi, Catherine niwe wenyine tuba dushaka, ni nawe utumarika tuza hano. Naho rero bosi atangira kuza nyine akinginga abakiriya ati nukuri nimwihangane, barabaseriva kandi barabikora neza. Naho abakiriya batangira guhaguruka umwe umwe, ati ngiye rwose ibiryo bitatetswe na Catherine ntabyo narya. Undi nawe ati nanjye nuko singiye kurwara mu nda,
ntimugiye rwose gutuma inda yanjye ibyimba, nta muntu n'umwe ukeneye uburwayi buturutse mu biryo kubera ukuntu muteka nabi. Bose rero barahaguruka maze bakigendera. Bosi wabo rero arumirwa ati noneho ndabigenza nte? Ahita abaza rero abakobwa ati nimumbwire ikintu tugomba gukora byanze bikunze kubera ko iki kibazo kigomba gukemuka. Dore nawe abakiriya bose barigendeye, ubu se koko twaba turi mu kazi cyangwa twaba turi mu mikino? Ku rundi ruhande rero Gentil ahamagara umuvandimwe we maze akamubwira atumva ati bro, atumva ko rwose mwajyaga munserereza ngo noneho ngo ntabwo rwose nzongera gukunda undi muntu ukundi. Ati rwose reka nkubwize ukuri, ati noneho nabonye umukobwa mwiza unshimisha, uzi kunsetsa nyine, uzi kuntegurira neza, umukobwa uzi kunyitaho. Ati mbese ati wa mukobwa w'inzozi za buri wese. Ati rero rwose naramukunze karahava, ati ariko ndifuza ko rwose mwamubona. Naho rero umuvandimwe wa Gentil araseka cyane ati cyanyereka uwo mukobwa wabashije rwose kugukuramo umufiyanse wawe kubera yuko byari byaranze neza neza burundu. Ati uwo mukobwa ndakeka rwose asa n'izuba neza neza. Naho rero Gentil ati wagira ngo ahubwo urerekwa, ati uzi ko wagira ngo urabizi. Ati nuko nyine nuko ameze. Umuvandimwe rero ahita amubwira ati byihuse ngomba kuzaza kumureba kubera yuko uwo mukobwa ugiye kongera rwose gukura umuvandimwe wanjye mu buseribateri sinshobora kutamureba kuko ashobora kuba rwose atangaje. Gentil rero nawe aba ari guseka nyine kubera ukuntu uyu muvandimwe we aba agira ibikabyo cyane. Bava kuri telefone rero maze Gentil agahita ahamagara na tante we ati tante rero rwose urabizi yuko uri mu cyimbo cya mama wanjye, ngufata nk'umubyeyi wanjye. Ubu rero rwose nagira ngo nkubwire inkuru nziza, nabonye umukobwa noneho nkunda bya nyabyo, umukobwa kandi mwiza nyine, ni umukobwa rwose unshimisha. Ndifuza rero ko wazamubona mukamenyana, ndabizi numubona nawe uzamukunda kubera yuko nta kintu na kimwe cyatuma utamukunda. Ni umukobwa rwose w'icyitegererezo. Tante we ati ni ukuri ndishimye cyane rwose kandi amatsiko ni yose, ndifuza kuba nabona uwo mukobwa. Gusa nyine uyu mukobwa Catherine aba ari mwiza cyane, ariko nanone aba yiyambarira nyine nk'umuhungu, aba akunda kwambara udupantaro tw'utujinisi agashyiraho udutisheti n'ingofero atajya akuramo akunda kwambara ireba inyuma. Ntabwo nyine aba ajya yambara ibintu by'abakobwa ngo yambare nk'amakanzu, yambara amahotaro. Oya rwose uba ubona nyine yimereye nk'umusore ku ruhande rumwe. Gentil rero we amara kuvugana nyine n'umuryango we maze bicaye mu ntebe we ndetse na Catherine. Gentil aba yicaye, Catherine amwegamye mu gituza bari kwirebera agafilime ariko nyine bari no kwiganirira buhoro buhoro. Gentil rero ahita abwira Catherine ati rero mukunzi, ndagukunda cyane urabizi, ariko nanone ndabona rwose igihe kigeze kugira ngo umuryango wanjye umenye umukobwa wantwaye umutima ndetse rwose bamenye umukobwa w'inzozi zanjye. Catherine rero ahita yeguka maze akicara neza ati none se ubu ntihaba hakiri kare cyane? Naho Gentil ati hoya ntabwo ari kare kubera ko njye nawe turaziranye kandi turakundana, mbona ko nyine ari ngombwa ko rwose n'abandi bose babimenya. Catherine ati nyine urabona mfite ubwoba cyane kubera yuko reba nawe famiye yawe nanjye undebe, biragaragara ko njye nawe tutari ku rwego rumwe habe na gatoya. Ubwo se koko uratekereza famiye yawe izanyemera? Bazemera ko rwose bakundana n'umukobwa umeze nkanjye w'umunyacyaro udafite ikintu na kimwe afite? Naho Gentil ati icyangombwa nuko ari njye nagukunze, hari undi se wari kuzakunkundira? Kuba njye ngukunda birahagije, nta muntu n'umwe rero wagira rwose icyo abihinduraho. Gusa ngomba nyine kubakwereka bakakumenya, kandi ndabizi tante wawe njye rwose azagukunda kubera yuko uri umukobwa mwiza kandi urakunditse. Sinibaza impamvu rero atagukunda. Ikindi kandi ahora anyifuriza ibyiza. Sinibaza ko rero rwose namwereka umuntu nakunze n'umutima wanjye wose maze we ntamukunde. Humura rwose tekana, umuvandimwe wanjye kandi nawe ni umusore nyine uri kuru, wa musore utajya ukomeza ibintu. Humura rwose bose muzumvikana kandi ndabizi. Naho rero Catherine ahita amubwira ati nta kibazo ubwo byizeye, reka nyine dutegereze, gusa ntabwo bikuyeho ko mfite ubwoba kandi bwinshi.
Umunsi rero uragera maze bakitegura nyine abashyitsi. Umuvandimwe rero wa Janti ndetse na tante we baraza. Catherine rero ajya kubasuhuza. Ni kwa kundi nyine akajinisi, t-shirt ndetse n'ingofero ireba inyuma. Nibyo yahoraga ahinduranya, yabaga afite amabara yose y'ingofero n'amabara yose y'ama-t-shirt. Agisuhuza tante we rero ahita yumirwa, aramwitegereza agahera ku kirenge akageza ku mutwe maze akimyoza. Naho rero uyu muvandimwe wa Janti we nyine aramusuhuza ariko nawe aba yumiwe. Catherine rero ajya mu gikoni nyine kubera ko aba yari ari gutegura amafunguro, maze tante wa Janti agahita amubaza ati mbwiza ukuri, uyu mukobwa wamutoraguye hehe? Wamukuye mu yihe puberi? Uyu ni umukobwa? Uyu se niwe wari umpamagariye? Tekereza nawe umukobwa w'umuturage gutya uvuga amagambo wagira ngo ni saniteke irimo amabuye mashyashya. Mbega umukobwa, uyu mukobwa rwose wagira ngo wagira ngo nyine sinzi ahantu wamutoraguye. Naho rero umuvandimwe wa Janti we ahita amubwira ati rwose uyu mukobwa urabona yuko nyine nta classe rwose afite, ntabwo ari umukobwa nyine ubona wiyubashye ukuntu, urabona ko ntabwo wamenya ibyo ari byo. Naho rero Janti aravuga ati ni ukuri mwivuga rwose ibyo bintu, uyu mukobwa ni umwana mwiza, ni uko mutaravugana cyangwa se ngo mumarane igihe, ariko ndabizi muzamukunda. Naho rero umuvandimwe wa Janti ahita amubwira ati ahubwo ngewe ndisonzeye, hano se hari amafunguro? Janti rero ahita ahamagara Catherine ati zana nyine amafunguro. Araza rero agategura ameza, maze nyine wa muvandimwe wa Janti agatangira gufungura. Atangira kurya rero ati mbega ibyo kurya biryoshye, ati ndumiwe, ati aya mafunguro araryoshye, ati ninde wayateguye? Naho Janti ati ni umukunzi wanjye wayateguye. Uyu musore atavuga ati ati cyakoze, ati guteka rwose muhaye amanota 150%, atazi guteka neza. Naho tante we rero ahita amureba ikijisho ati ariko ndebera nawe ukuntu uri kurya wagira ngo ntabwo uherutse kurya, wari warishwe n'inzara. Naho rero uyu muvandimwe wa Janti ati ariko se tante uragira ngo mpishire ibintu koko bimeze neza? Uyu mukobwa azi guteka kandi muhaye amanota menshi, ni ukuri rwose navivuye. Tante we rero ntabwo aba ashaka nyine ko hari umuntu n'umwe uri bumuvugeho rwose ikintu cyiza, kuko aba yamwanze kandi cyane. Ubwo rero nyine Catherine nawe aricara maze agatangira nyine kubaganiriza. Ubwo tante wa Janti aba ari kumubaza ibibazo ati none se bimeze bite, ufite ababyeyi? Naho rero Catherine ati ngewe ati nta babyeyi ngira. Abavuga koko nyine utugambo twinshi, ati nta babyeyi ngira, ati ababyeyi banjye nyine nta nubwo nigeze mbamenya, nakuze mbana na anko wanjye, ngo rero ngo nyine ngo ababyeyi banjye barapfuye, ngo hanyuma ngo umuntu aranzana ngo anzanira anko wanjye, ngo aramfata ngo arandera, nuko nyine nisanze. Tekereza namwe nimunyumvire nyine, uzi gukura utazi ababyeyi bawe, utazi nuko byabagendekeye, nuko nyine nakuze. Noneho tante wabo bari kumureba nyine ukabona nk'iseseme yamwishe, kubera nyine ukuntu aba ari kuvuga amagambo menshi nyine ubona koko ari umukobwa w'umuturage. Naho tante wabo ahita yongera akavuga ati umukobwa w'umunyacyaro gusa, ati ariko se ubundi nkwibarize Janti, urabona uyu mukobwa koko wamushobora? Ni umunyacyaro, ntabwo nyine ari ku rwego rwacu. Ngaho tekereza turamutse twahuye na famiye z'abandi bakire nyine bagenzi bacu, utekereza nk'ukuntu uyu mukobwa yakwitwara, yagusebya bikakurenga. Tekereza ariko uvuga aya magambo, tekereza nta kintu na kimwe azi nyine ku byerekeranye n'amafamiye yiyubashye, ntabwo azi ukuntu abakire bitwara. Urabona ko nyine ni umukobwa wamenyereye kubaho ku muhanda. Naho Janti ati ariko nimureke rwose gukomeza gusebya umukunzi wanjye, sheri wanjye n'umwana mwiza cyane kandi ibyo birahagije, ibindi byose ndabizi ko yazagenda abimenya buhoro buhoro. Natwega ntabwo twavutse tuzi ibintu byose, twagiye tubyiga nyine tumaze kugera ku isi. Naho tante we ahita amubwira ati ceceka, wowe wagira ngo muri ibi biryo ahora kugaburira aba yashyizemo rwose uburozi butuma umukunda cyane, kubera yuko ntabwo waba warifashe ukamukunda gutya gusa.
Janti ati ariko ubundi tante njye ndashaka kukwibariza, ubundi mwanyurwa n'iki? Mwari mundembeje ngo ninshaka undi mukobwa nkunda, none ndamubonye ngo si uwo nagombaga gukunda. None se ubundi mwifuza ko nakunda uwo mwebwe mukunda, cyangwa murashaka kuzampitiramo umukunzi? Simba nibaza rwose ikintu mushaka. Janti rero ahita arakara maze agahita ahaguruka akagenda akigira mu cyumba, kuko rwose aba yumva atakomeza kumva aya magambo bari kuvuga ku mukunzi we. Tante we rero amusangayo akamubwira ati ni ukuri umbabarire rwose ku byo nakubwiye byose, ariko nanone uriya mukobwa ntabwo akwiye kuguma muri iyi nzu. Kora uko ushoboye umwirukane, agomba kugenda rwose, kubera ko urabona ko nawe uyu mukobwa ari uwo ku muhanda rwose, nta kintu na kimwe azi ku byerekeranye na famiye z'abakire, urabona ko n'imyitwarire ye nyine ni umukobwa w'iyo mu cyaro, kandi ntabwo ari we dukeneye umukobwa uri classe nyine, umukobwa ureba ukabona ko ari ku rwego rwacu. Yego uyu mukobwa ni mwiza, azi no guteka nibyo nk'uko umuvandimwe wawe yabivuze, nyine n'ibindi bintu byose azi kubikora, azi gukora amasuku, ariko oya rwose imyitwarire nyine ntabwo nabikunze habe na gatoya. Naho Janti ati rero wabikunda utabikunda, uyu mukobwa ntabwo agomba kuva hano, byarangoye kugira ngo mpamugeze, ndamukunda cyane rwose, ntabwo nareka ncika, ntabwo nshaka gusubira mu bihe byanjye byashize, ntabwo nshaka kongera kubaho nigunze, ntabwo nshaka kandi kongera kwicwa n'agahinda. Uyu mukobwa niwe wanjye, agomba kuguma aha rero byanze bikunze. Catherine rero we uba wamaze kumva neza cyane ko nyine umuryango wa Janti utigeze umwishimira, biramubabaza cyane, maze nawe nyine akagenda akigunga. Janti rero amusanga mu cyumba akamubwira ati ni ukuri mukunzi, umbabarire ku magambo yawe yose wumvise, ku byo wabwiwe byose. Naho Catherine ati sinari nabikubwiye se, nari mbizi rwose ko umuryango wawe utanyakira. Janti ati njyewe ahubwo natunguwe, nkurikije ukuntu tante wanjye yari umwana mwiza yahoraga anshyigikira, natunguwe rwose n'amagambo yakubwiye. Gusa nyine ndagukunda njyewe urabizi, kandi ntubishidikanyeho, ntawe uzagukura rero mu maboko yanjye uko byagenda kose. Catherine ati rega wowe nta kibazo ufite, nta nubwo rwose nkurenganya, kubera yuko nyine wowe rwose mfata neza, urantetesha, mbese urankunda bikanyura, kandi nanjye ndagukunda, ariko urabona ko nyine umuryango wawe ntabwo rwose unshaka. Naho rero Janti ati ariko ntabwo ngewe mba mu nzu y'umuryango wanjye cyangwa mu butunzi bwabo, iyi nzu ni iyanjye, ubwo rero nta muntu n'umwe ugomba kuza kuntegekera mu nzu yanjye, ntabwo bagomba kuntegeka uwo nkunda n'uwo ntakunda. Nari ndi kubamenyesha, nifuzaga ko bamenya umukunzi wanjye, niba batakwishimiye ndakeka ari ahabo ho kugenda, ntabwo rwose ari ahawe kugira ngo uve mu buzima bwanjye. Catherine ati ariko nanjye sinifuza kugutandukanya n'umuryango wawe, kubera ko n'ubundi urumva ko naba mbaye umukobwa mubi uko byagenda kose. Janti ati rero nta yandi mahitamo rwose mfite habe na makeya. Bamara kuganira rero, maze nyine umuvandimwe wa Janti akongera akamuhamagara akamubwira ko akeneye ko baganirira hanze. Baragenda rero bakajya kuganira, maze nyine uyu muvandimwe wa Janti akamubaza nyine ukuntu yahuye n'uyu mukobwa, ndetse akamubaza n'ibintu yagiye amukundira. Janti rero amubwira uko bahuye, akamubwira ibintu byose amukundira, maze nyine umuvandimwe we akamubwira ati ariko rwose njyewe ntakubeshye, uyu mukobwa nabonye rwose ari umwana mwiza, nuko nyine nkimubona nanjye nyine nabonye atari uko urwego rwacu, ariko tumaranye umwanya, kubera kugenda ndeba utuntu akora, ukuntu nyine aganira, ni umwana mwiza cyane, ni ukuri ndabona ahari rwose ushobora kuba utaribeshye. Naho Janti rero ahita aseka ati ariko nawe sinamenya ahantu nagufata, none se mu kanya kamwe ngo ntabwo uriya mukobwa wanjye ari classe, mu kandi kanya ngo nta kibazo. Naho rero umuvandimwe wa Janti ati nyine njyewe nafashe ku mafunguro yateguye, hanyuma kandi nanaganira nawe nyine umwanya mutoya, rwose numvise ari umwana mwiza cyane, utitaye nyine uko agaragara, kuko nyine tugitunguka hano twese twamuciraga urubanza dukurikije uko agaragara. Janti rero ahita aseka ati ndakuzi nyine wowe ukunda ibiryo, buriya nibyo byatumye uhindura ibitekerezo. Naho umuvandimwe we nawe agaseka ati ntubizi se, ati reka buriya reka nkubwize ukuri, umuntu rwose wakumenyeye amafunguro meza, akakumenyeraho kuryama heza, ubundi se uragira ngo hari ikindi kintu na kimwe waba wifuza? Noneho birenze kuri ibyo uwo muntu akaba akubwira neza, ibyo rwose biba bihagije, nta kindi kintu umuntu yaba yifuza, ibyiza byose aba abifite. Naho Janti ati si ibyo se nyine nababwiraga,
uriya mukobwa ni ukuri ni umwana mwiza ntabwo wabyumva, uzi ukuntu anyitaho, nta nubwo ajya atuma rwose mbasha gutekereza ibindi bintu byahashize, bya bintu byose natekerezaga byarashize narabyibagiwe kubera ukuntu nyine anyitaho akamba iruhande, akaba akansetsa, akanganiriza, mbese ni umwana mwiza mwe ntabwo mwabyumva, kandi nyine ndamukunda cyane ndumva nta kintu na kimwe kizigera kimbuza kumukunda, ndifuza kuzamugira n'umugore. Naho umuvandimwe we ati yego se, ati urumva nyine mufitiye imishinga y'ahazaza? Naho Chantal ati cyane, urumva se nari kumubereka nta yindi mishinga mufiteho? Ndayifite rwose kandi cyane, ahubwo tante wanjye sinzi impamvu atari kubyumva. Umunsi wakurikiye rero nanone nyine mu masaha y'igitondo, wa muvandimwe wa Gentil aramubwira atumva ntakubeshye ndumva rwose nshonje, ariko aratubanza atari no gusonza, ahubwo mba numva nyine nahora ndi kwifatira ku mafunguro ya Catherine. Ahita abwira Gentil ati none se wamubwiye nyine akajya kudutegurira amafunguro? Naho rero Gentil ahita amubwira ati sinirwa mbimubwira, ubu se wagira ngo ntari mu gikoni? Ahubwo mu kanya gato urabona byizanye, uriya ntabwo ari umukobwa babwiriza, uriya mukobwa yararezwe kandi nyine ibintu bye byose ni ku murongo. Koko rero bataramara rwose n'iminota n'itanu, Catherine ahita abakomangira maze akababwira ati ni karibu ku meza, ibya mu gitondo byabonetse. Gentil ahita arebana n'umuvandimwe we maze bagahita baseka. Gentil ati sinakubwiye se? Umuvandimwe atumva nkubwire, ati rwose ntakubeshye uyu mukobwa niwe mukobwa ugukwiriye rwose, kandi ndabona yazakubera umugore mwiza, ngewe noneho kuri iyi nshuro ndagushyigikiye rwose kandi nkuri inyuma. Baragenda rero bakajya gufata amafunguro, maze basoza wa muvandimwe wa Gentil ahamagara nyine Catherine, bakajya hanze bakicara ahantu nyine bagatangira kuganira. Uyu muvandimwe wa Gentil atangira kubaza nyine Catherine ibibazo byinshi, maze kandi nyine akamubaza iby'ubuzima bwe bwose, agatangira kumwibwira bahereye kuri rimwe kugeza ku cya nyuma. Catherine rero abaza nyine uyu muvandimwe wa Gentil ati none se ko ndibona nturi kunganiriza neza kandi umbwira neza, ukanambwira ko rwose wishimiye yuko naba ndi mu rukundo n'umuvandimwe wawe, nyamara rwose wavuze ko nyine ubona nyine utanyishimiye ukigera hano, waba wahinduye ibitekerezo ute? Naho rero uyu muvandimwe wa Gentil ati nyine urabona rwose nari naguciriye urubanza nkurikije ko nakubonaga, ariko kuganira nawe, kumarana umwanya nawe, umuntu rwose ahita agukunda byoroshye. Nabonye nyine impamvu umuvandimwe wanjye yagukunze, ntabwo bigoye kukwishimira no kugukunda kuko uri umukobwa mwiza, mbese ntawe utakwifuza kuba umukunzi wawe. Ngewe rero kuri aka kanya rwose ndabashyigikiye mu byumve, icyo muzakenera ko mbafasha nzakibafasha, kandi uri umugore rwose wizihiye umuvandimwe wanjye biragaragara. Catherine rero arishima nibura ko umuntu umwe mu muryango yaba amushyigikiye, ndetse rwose atangira kuba inshuti n'uyu musore umunsi ku wundi. Naho rero uyu muvandimwe wa Gentil nanone abwira Gentil atumva rero nkubwire, ni ukuri nizere ko rwose utari gukina n'amarangamutima y'uyu mukobwa, kubera ko ni umwana mwiza kandi urabona ko atigeze nyine anyura mu bintu by'abakobwa b'iki gihe. Ubwo rero ni ukuri uzamukunde kandi uramenye rwose ntuzamuhemukire. Naho Gentil ati karabaye, ugiye gutangira se kuntoza gukunda umukunzi wanjye? Uko numva se ubundi utangiye kumugirira impuhwe, ubundi hari ahandi muziranye? Naho rero uyu muvandimwe wa Gentil ati hoya, nta na hamwe tuziranye, ariko uyu mukobwa ni ukuri ntakubeshye, nkurikije iminsi tumaranye maze kubona ko nyine ari umwana mwiza rwose adakwiye kubabara kandi adakwiye guhemukirwa. Nizere ko wibagiwe neza neza burundu fiyanse wawe wo hashize. Naho Gentil ati ahubwo yemba mbona rimwe mu nteze ibibazo, nababwiye ko rwose namwibagiwe byarangiye kuko nkunda Catherine cyane, ntabwo rero byampa umwanya wo gutekereza ibyashize. Naho rero muri resitora baragenda rwose bagahomba kubera ko nta bakiriya baba bakiza. Lydie rero ajya kwishyuza bosi wabo ati bosi ni ukuri ndashaka rwose ko mumpemba. Naho bosi we ahita amusamira hejuru ati nguhembe? Guhemba se uba wakoze? Ubu se hari ikintu wacuruje kugira ngo mbe nakwishyura? Abakiriya bose badushizeho nawe ngo ni nguhembe? Ahubwo nkeneye ko rwose ugarura Catherine
nkeneye ko umushakisha ahantu hose yaba ari maze ukamuzana, yashaka ko mukubira kabiri namukubira gatatu, nashaka ko namukubira umushahara inshuro 100 nzawukuba ariko agaruke, kubera yuko umuntu wenyine nari nkwiye burya kuba nishyura yari Catherine, kuko niwe wenyine wazanaga abakiriya, niwe wabaga yakoze, naho mwebwe nyine muraho muririrwa mumbwira ngo nimbishyure, nyamara rwose nta mukiriya n'umwe uhari. Ndashaka ko abakiriya bo muri iyi resto bagaruka uko byagenda kose. Lydie rero bamara kumubwira ibi bintu byose, maze nyine agatangira gutekereza ukuntu yazabona Catherine akaba yakongera akagaruka, atangira gushakisha ahantu yaba ari, ariko akamubura, agahamagara kwa oncle wa Catherine agasanga ntiyigeze ahagera. Lydie rero noneho atangira gucanganyikirwa rwose, kubera yuko aba abona nyine atari kubona uyu mukobwa, kandi nyamara akazi rwose aba ari kugenda kabura buhoro buhoro. Wa muvandimwe rero wa Gentil ndetse na tante we barageraho nyine bagataha, maze umunsi umwe Lydie aba ari guhamagara nyine Catherine, noneho akumva telefone iciyemo, dore ko nyine Catherine aba yarakuyeho telefone ariko hashira igihe akongera akayisubiza ku murongo. Telefone rero igicamo, Lydie ahita abwira Catherine ati Imana ishimwe ni ukuri ko noneho rwose unyitabye, hari hashize igihe nirirwa nguhamagara narakubuze, naragushatse ndakubura, none se usigaye uba hehe? Naho Catherine ati mbana n'umukunzi wanjye, ubu rwose mbana na Gentil. Naho rero Lydie ati ubana na Gentil, ati none se umeze neza? Naho Catherine ati cyane rwose, ni umusore mwiza, arankunda, arantetesha, mbese rwose meze neza cyane. Lydie ati none ko nshaka kuza kukureba. Catherine ati nta mpamvu n'imwe rwose, kuko meze neza rega, wihangayika, igumire ku kazi. Naho Lydie ati hoya, ndashaka rwose kuza kukureba. Catherine ati nta kibazo. Arahamurangira rero, maze Lydie agasaba uruhushya nyine boss we, akamubwira ko agiye mu cyaro, naho rwose abaje kwirebera Catherine. Araza rero maze nyine agakomanga, Catherine aramufungurira. Lydie rero agikubita amaso Gentil ahita amusimbukira agatangira kumuhobera nka kwa kundi nyine bya bindi bya kera. Naho Catherine ahita amukurura akaboko, maze akamubwira ati ngwino njye kukwereka icyumba uraramo. Aramutwara rero akamujyana mu cyumba. Hashira rero umwanya mutoya, maze wa muvandimwe nyine wa Gentil akaba arakomanze, dore ko we rwose yari asigaye aza kubasura kenshi kubera ukuntu yari asigaye akunda uru rugo. Catherine aramufungurira, maze agahita amubwira ati ni wowe mbese? Ati umuvandimwe wawe ari mu cyumba, najya kumuguhamagarira? Naho rero uyu muvandimwe wa Gentil ati hoya nta cyihutirwa, ahubwo nyine mbwira, none se watetse iki? Naho rero Catherine ahita aseka ati ariko se wowe ubu ngubu rwose uzajya uza umaze amafunguro gusa? Uyu musore ati none ntayakubaza, ati ntakubeshye, iyo ntekereje ko nyine nzaza hano nta kindi mba ntekereza uretse amafunguro, ntakubeshye rwose uri uwa mbere mu gutegura neza. Catherine rero ahita amubwira ati ni karibu, agatunganya intebe maze akamubwira ati icara neza ugubwe neza rwose, mu minota mikeya ndaba nyakuzaniye, reka njye kugutegurira. Ahita agenda rero maze agategura nyine amafunguro byihuta, araza bakicara ku meza bari gufata amafunguro, maze Lydie aba yicaye nyine neza imbere ya Gentil. Anyuza rero ikirenge munsi y'intebe, maze akajya akandagira kuri Gentil, amutesha umutwe. Gentil akabura uko yifata, akabura aho areba n'aho areka. Naho rero uyu muvandimwe wa Gentil abaza Catherine ati none se Lydie ubundi mwamenyanye mute? Naho Catherine ahita aseka ati Lydie ati tuziranye nyine guhera tukiri abana batoya, ati yari inshuti yanjye cyane, ati tekereza yuko twajyaga tunarwana, ati tugashwana, ati mbese niyo bamburaga bajyaga kunshakira iwabo, ati uyu mukobwa nyine turaziranye cyane. Naho rero Lydie we nyine atangira gushaka gusebya Catherine ati Catherine ati turaziranye cyane, atuzi ukuntu yajyaga nyine anyara ku buriri kandi afite nk'imyaka nka 17, agatangira nyine kuvuga ati uribuka wa mugabo nyine wahoraga nyine ujya kureba wa mugabo wakundaga, atangira kumusebya nyine akavuga ibintu rwose ku buryo aba basore batangira kwifata ku munwa. Naho rero
Catherine anyuza ikirenge munsi y'ameza nawe agakandagira kuri Lydie, ni nk'aho amubwira ati nyine rekera, naho Lydie we aba yiyemeje nyine kumusebya. Gentil rero ahita abwira Lydie atumva aterekeraho rwose, ndumva uri kurengera, ahubwo nyine twibwirire amakuru yawe. Naho rero Lydie ahita aseka ati murashaka nanjye kumenya se? Ati nyine ngewe nitwa Lydie, urumva nyine narize niga na kaminuza. Naho rero uyu nguyu mureba nta nubwo yigeze rwose arangiza primaire, abagira ngo nyine akomeze n'ubundi amusebye. Ati rero nyine nigeze gukora amarushanwa y'ubwiza, birangira nyine mbaye wa kabiri muri ayo marushanwa nari nakoze. Abashaka kumvisha ko nyine we ari umukobwa wa classe cyane, baba bari kumwitegereza ariko ukabona nyine ntawe urenterese ku bintu aba ari kuvuga. Arakomeza nyine akivuga ibigwi ariko bakamwihorera. Umunsi rero wakurikiye, Lydie asanga Gentil yicaye muri salo yibereye kuri mashine, maze agahita asa nyine yambaye utwenda turi sexy, aba yambaye akantu k'agatopu gato cyane, yambaye kandi n'akajipo kagufiya, maze akaza nyine akajya imbere ya Gentil agatangira kwikaraga. Atariko kubera iki rwose utaba undeba? Ntabwo ubona ko ndi umukobwa mwiza? Uzi ko ngewe naguha ibyishimo bidafite aho bihuriye n'ibyo Catherine aguha? Ngewe nagukunda cyane, ikindi kandi ngewe ndi classe, urabona ko ndi mwiza cyane kandi ndi ku rwego rwawe. Naho rero Catherine we ni umuturage, nawe urabibona, njye rwose nta hantu mpuriye nawe. Ni ukuri unyemereye rwose naguha ibyishimo. Ubwo aba ari no kugenda nyine ashaka kujya kwicara kuri Gentil. Gentil ari kumugiza hirya ati mbabarira rwose ntabwo ndenterese, kubera ko ngewe nkunda Catherine cyane kandi aranyura. Ibyo nyine byose uri kuvuga nk'aho ari defo ze, ahubwo nizo karite kuri ngewe, ndamukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva. Catherine rero aba yaraje muri salo, maze agahita yumva nyine ko uyu mukobwa ari rwose kugerageza gutereta umugabo we. Ahita rero ahagarara maze agakomeza akumva amagambo uyu mukobwa aba ari kuvuga. Nyamara Gentil aba ari rwose ari kumwirukanira hirya. Uyu Lydie yajya gukora kuri Gentil, Gentil akamwigizayo ati mbabarira rwose, uriya mukobwa niwe nahisemo kandi urabyibuka neza ko namuhisemo nawe nkuzi, sinibeshye rero, urukundo rwanjye rwose niwe urufite. Catherine ahita aza rero ati kumbe burya nibyo byawe Lydie, nari nzi ko ishyari ryawe ryashize, naho n'ubu nuko bimeze. Urifuza ko rwose dusangira umugabo wanjye? Urashaka kuntwarira umugabo? Urifuza kunsenyera? Umva, nari nayobewe impamvu wazanye ivalize yuzuye ngo uje kuguma hano, naho rwose wari uje kugira ngo umugabo wanjye umutware. Ndavuze ngo genda ufate ibintu byawe vuba vuba maze uhite uva hano. Naho Lydie ati hoya, mbabarira rwose, ibyo wumvise siko bimeze. Gentil we nyine aba yumiwe ukuntu uyu mukobwa nta soni agira zo gutinyuka gushaka rwose kumukoresha ibintu bibi kandi umukunzi we ahari. Catherine ahita azana valize rero ya Lydie, maze agahita amusohora akajugunya hanze. Ati genda rwose, uri umukobwa mubi, nari nzi ko ubu ngubu wahindutse. Aragaruka rero maze agahita abwira Gentil ati mukunzi rwose umbabarire, ntabwo nari nzi ko ari uko uyu mukobwa ateye, ntabwo mba naririwe muzana, kubera ko ntabwo nari nzi ko rwose akeneye kugucumuza, gusa nyine umbabarire ni ukuri. Naho Gentil ati hoya, ahubwo nanjye ni ukuri umbabarire, gusa nyine urabizi ndagukunda cyane kandi nta muntu n'umwe wahindura urukundo ngukunda. Tante rero wa Gentil hashira iminsi maze nawe akagaruka. Akigaruka afungurirwa na Catherine, ahita ahamagara Gentil n'umujinya mwinshi ati kandi ya puberi iracyari hano? Gute se uyu mukobwa akiri aha? Sinari nakubwiye ko ngomba kuzagaruka atakiri muri iyi nzu? Naho Gentil ati ariko tante, ujya wibuka neza ko iyi nzu ari iyanjye, igomba kuzamo uwo nshaka ikavamo uwo nshaka. Catherine rero ari mu bo nshaka ko baguma aha ngaha, sinibaza impamvu uza kumbangamira mu rugo rwanjye. Naho tante bati nibyo utangiye kumbwira kandi rwose ubizi ko ngewe ndi nka mama wawe? Gentil ati ndabizi nyine, ariko kubera ko rwose utanyubahira umukunzi nanjye ukaba utanyubaha, biragoranye ko rwose nanjye nakomeza kukubaha. Tante we ati umva rero, noneho rwose ndamara iminsi hano kandi uyu mukobwa sinzamusiga muri iyi nzu byanze bikunze. Uyu mukobwa ntabwo yatubera umukazana uko byagenda kose. Gentil ati ibyo nibyo wivugira, uyu mukobwa atakubereye umukazana nanjye nazabasinga ubuzima bwose. Tante we rero arinjira nyine akabika ibyo abazanye, maze araza akabwira Catherine atumva
umuhungu wanjye biragaragara rwose waramuroze, aya mafunguro yawe umutegurira buri munsi hari ibintu ushyiramo, ndashaka rero yuko utazongera gusubira mu gikoni ukundi, utazongera kugira ikintu na kimwe umutegurira, ubu ninjye ngiye kuzajya mutekera maze nkamukorera buri kimwe. Naho rero Gentil ahita abwira tante we ati tante, ibyo bintu rwose uri kuvuga ntabwo bishoboka, njye namenyereye amafunguro umukunzi wanjye aba yanteguriye, ntabwo rero rwose uzantegurira ngo untegurire neza nk'uko abigenza. Naho tante we ati nyine nibyo tugiye kuzareba. Gentil rero arabyuka maze akajya ku kazi, tante we agasigara ategura. Gentil arataha maze tante we akamubwira ati ndi karibu ku meza naguteguriye amafunguro. Naho Gentil ati ntabwo rwose nshonje habe na gatoya, nyamara abatahanye ibyo kurya nyine azaniye umukunzi we kubera ko aba azi neza yuko rwose Catherine batazatuma hari icyo kurya akoraho. Bigira mu cyumba rero maze nyine bakifatira amafunguro bakishima bakigumirayo, tante wabo akaguma muri salo wenyine. Buracya rero noneho maze tante wabo akongera agategura, n'ubundi Gentil akanga rwose gufata amafunguro. Amenya ko rero Gentil atahanye amafunguro maze akamubwira tumva niwongera kugira ikintu na kimwe utahana byose nzahita mbimena, kubera yuko sinshaka ko rwose uyu mukobwa azongera no kukuvugisha, nagenda agume mu cyumba cye nawe ugume mu cyawe, sinshaka ko muzongera no kuvugana. Naho Gentil atari ko rwose uri kumbangamira. Gentil rero aragenda noneho akaguma mu cyumba cye ntasubire no ku kazi, kubera ukuntu nyine aba ababaye ukuntu tante wari akumubangamira, yanga kugira ikintu na kimwe afata, maze inzara ikagenda ikamwica agacika intege neza neza akenda nko gupfa akamera nk'umuntu warwaye warembye. Tante we rero ajya kumureba agasanga yarembye neza neza n'umuriro wamurenze, amuzanira rero ibyo kurya maze Gentil akamubwira ati ntabwo rwose nkeneye amafunguro, nta kintu na kimwe cyawe rwose nshaka. Tante we rero abona ibintu bimeze nabi maze agahamagara Catherine ati ngwino maze rwose uze nyine uhe amafunguro Gentil kuko ndabona atameze neza. Catherine akiza, Gentil nyine ariyandayanda rwose akicara akagama ku gitanda, maze Catherine agatangira kumugaburira amutamika, afata amafunguro rwose y'amafunguro yose bamuzaniye akayafata akayarangiza. Ahita rero abwira tante we ati ngewe rwose niba udakeneye ko mpfanishwa n'inzara, ugomba gusubiza umukunzi wanjye urufunguzo rw'igikoni agasubira kuba ari wowe wongera gutegura amafunguro, kandi ukarekeraho kumubangamira. Tante rero wa Gentil ahamagara wa muvandimwe wa Gentil maze akamubwira ibyabaye byose. Uyu musore rero abwira tante wabo ati ariko tante, sinzi ikintu rwose urwana nacyo, kubera yuko uriya mukobwa ni umwana mwiza, nanjye naramukunze cyane, ahubwo nanjye niyo mpura nawe rwose nari kumukunda ntakubeshye. N'ubu ngubu bambwiye ngo hari undi mukobwa umeze nkawe neza neza namukunda, ubwo rero rwose ntakubeshye njyewe umuvandimwe wanjye ndamwumva cyane, uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, sinzi impamvu ahubwo utamuha amahirwe. Naho rero tante wabo atangira kumva ko nyine bose rwose bagarukiye uyu mukobwa, kandi ikindi akabona ko uyu mukobwa niwe byishimo byonyine bya Gentil. Ku rundi ruhande rero ba bandi bo muri resto bakomeza rwose guhamagara Catherine bamubwira ko agarutse gukora muri iyi resto noneho rwose bamuhemba amafaranga menshi, ariko arabahakanira akababwira ko rwose aho ari yishimye kandi ameze neza, adakeneye kugaruka gukora muri iyi resto yakoraga batamuhemba ndetse bakanamushinja ubujura. Umunsi umwe rero bosi wabo aba ari kubasomera nyine, kubera ukuntu nyine baba barabuze abakiriya bacuruje udufaranga dukeya, maze agahita abwira Lydie ati ariko rwose ubu ngubu noneho nanakwihanganira yuko Catherine yanyiba, ariko nibura yananyibaga nakoreye amafaranga menshi. Naho Lydie ahita amubwira ati ubundi se wagira ngo ni Catherine wakwibye? Ntabwo ari we rwose, uriya mukobwa wo mu gikoni niwe wakwibye kugira ngo nyine akunde yirukanishe Catherine ubundi ajye mu mwanya wo guteka. Noneho boss ahita yenda gusara ati ntimwumvire ko Catherine namwirukanye nanamubeshyira atarigeze anyiba. Lydie ati cyane rwose ntabwo yigeze kwiba, ibyo byo ndabizi neza. Boss ahita asohoka yihuta maze akajya kureba uyu mukobwa, dore ko nyine abakiriya baba baramucitseho
kubera guteka nabi cyane uyu mukobwa nawe ntabyo aba ashoboye, mbese ngo abakiriya babo bose baba baza kurya aha bataha bakarwara. Boss rero aragenda akamukurura akamukura mu gikoni ati nta soni, ni wowe unyiciye bizinesi, ni wowe utumye rwose ngiye gusubira mu cyaro neza neza kubera kumbeshya ngo Catherine yaranyibye kandi nyamara umubeshyera. Ahita ababwira ati rero mugomba gukora ibishoboka byose akagaruka, kandi nyamara Catherine rwose aba yarafashe umwanzuro wo kutazigera agaruka muri iyi resto habe n'umunsi n'umwe. Umunsi wakurikiye rero Catherine aba ari gutegura mu gikoni maze akabona telefone iramuhamagaye, aba ari anko we rero uri kumuhamagara, aba amubwira ko nyine arwaye kandi rwose akeneye kujya kwa muganga. Catherine rero amubaza nyine uko bimeze maze anko akamubwira ko nyine akeneye amafaranga yo kwivuza, nyamara Catherine nta mafaranga na makeya aba afite. Ahita ababara rero agatangira nyine akijima. Jante rero amusanga mu gikoni agasanga rwose umukobwa yababaye yijimye kandi n'ubwa mbere aba amubonye. Ahita amubaza ati mukunzi byagenze bite ko ndeba utishimye, ko ndeba rwose mu maso yawe utameze neza, tanti wanjye se yaba yongeye kukubwira amagambo mabi? Naho Catherine ati hoya, ahubwo nyine mfite ikibazo rwose gikomeye, anko wanjye ararwaye kandi akeneye amafaranga yo kwivuza. Naho rero Janti ati ahubwo urabivuze uranyibutsa, uzi ko wa mugani tutigeze rwose twongera kumutekerezaho, none se yarwaye iki? Naho rero Catherine ati umva ari kwa muganga nyine. Janti ati none se akeneye amafaranga angahe? Catherine rero aramubwira, maze nyine Janti agahita amubwira ati reka tumwoherereze amafaranga yivuze ndetse tumwoherereze n'amafaranga akoresha nyine ibindi byose bisanzwe. Abwira rero Catherine ati noneho reka nyashyire kuri nimero yawe, noneho uba ari wowe uyohereza cyangwa se umpe nimero ya anko wawe mpite nyoherezaho. Catherine rero amuha nimero maze nyine akayohereza, agahita rero amwereka nyine message. Catherine arareba agasanga uyu musore yoherereje amafaranga menshi cyane anko we, ahita rero yishima ati aya mafaranga yose se urayamuhaye? Naho Janti ati cyane, ati reka menya ko nyine buriya ni nawe data bukwe. Naho Catherine ati urakoze cyane rwose ubyumve, nari mpangayitse. Janti ati nizere ko noneho ubu wishimye rero ugiye gukora ibyo wakoraga unezerewe. Naho Catherine ati cyane. Tante rero wa Janti ubu maze iminsi hano yitegereza nyine ukuntu rwose Catherine ari ibyishimo bya Janti. Agera aho rero nawe nyine akicara agatekereza ati ariko se ubundi wa mugani twebwe dushimishwa n'iki? Umuhungu wanjye nahoraga mutota ngo nashake nyine undi mukunzi, none aramushatse nawe ndamwanze. Ubu se ubundi ndifuza ko yasubira muri bya bihe yahoraga rwose atekereza kuri wa mukunzi we witabye Imana, atava mu buriri, atarya, adakora ikintu na kimwe. Ikindi kandi niba uriya mukobwa yaramukunze, sinumva wa mugani ikintu gituma rwose murakarira. Ni amahitamo yo gukunda uwo ashaka. Ikindi kandi ngomba kumushyigikira nk'umubyeyi we. Nanone kandi uriya mukobwa nta defo n'imwe afite uretse kuba ari umuturage, ariko n'umwana mwiza cyane. Ikindi kandi bigaragara ko ari umwana wahawe uburere, nubwo nyine afite umunyacyaro, ariko ibyo byose umuntu yabimumaramo. Tante we rero aricara maze nyine akumva agomba kuvugisha Catherine ndetse na Janti. Arabahamagara rero bakicara maze bakaganira. Arababwira ati rero ni ukuri Janti, mbanje kugusaba imbabazi rwose kuba naragiye nkwivangira mu buzima ndetse rwose nkagenda ntesha umutwe umukunzi wawe. Nawe kandi Catherine umbabarire rwose ku magambo naba narakubwiye. Igihe cyose tumaranye nakomeje kugenda nkwitegereza, ariko nsanga ntabwo rwose uri umukobwa mubi, ahubwo nsanga wavamo umugore mwiza kandi ukwiriye umwana wanjye. Kubera yuko kuva rwose nabaho ibyishimo umuhungu wanjye afite ntiyigeze abigira n'umunsi n'umwe. Nta mukobwa wigeze umushimisha nk'uko rwose umushimisha. Aragukunda cyane rero nanjye nasanze ntakwiye rwose gukomeza kubivangira mu rukundo. Janti rero arishima cyane maze agahaguruka agahobera tante we ati ni ukuri tante, ati urakoze cyane rwose. Janti rero ahita abaza tante we ati none se noneho rwose ubu duhaye uburenganzira bwo gukundana ku mugaragaro, ubu noneho rwose nta kibazo uduhaye umugisha wa kibyeyi? Naho tante we ati cyane rwose.
Janti rero ahita agenda akajya mu cyumba, ahita azana impeta yari yarabitse ahantu muri tiruwari, maze agahita agaruka yihuta, araza rero agahita apfukama hasi, maze akabanza akabwira tante we ati tante, iyi mpeta rwose nyimaranye igihe, ariko nari ntegereje umunsi nk'uyu, nari ntegereje umunsi uzaduha umugisha, maze nkasaba umukunzi wanjye noneho kumbera umufasha, none rero umunsi rwose ni uyu wa nyawo, urakoze cyane kuba uduhaye uburenganzira. Ahita rero ahindukira maze akareba Catherine, aramubwira ati mukunzi, ndagukunda kandi urabizi, ni ukuri wabaye ibyishimo by'ubuzima bwanjye, uri imirasire y'izuba yanjye rwose, ni wowe umpa umunezero kandi ni wowe utuma mbyuka nkumva nkeneye ko rwose ubuzima bwakomeza, ni wowe umpa imbaraga mu byo nkora byose, mbese ibi byose byanjye. Hanyuma rero ndifuza rwose kugusaba ku mugaragaro n'umuryango wanjye ubireba, nkifuza kugusaba ko wamba iruhande, maze tukazabana ubuziraherezo muri ubu buzima dusigaje kuri iyi si. Catherine rero ahita amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta, ati rwose nanjye ndagukunda kandi ndifuza ko nyine ubuzima dusigaje twazabukomezanya njye nawe, kuko ndabibona ko ari wowe wandemewe ndetse nanjye ari wowe naremewe, kuko ni ubwa mbere nabonye umusore nkunda mu buzima bwanjye bwose. Barahaguruka rero bagahoberana, maze tante wabo akababwira ati bana banjye rwose ndabashyigikiye kandi ndabakunda cyane. Naho rero Janti ahita abwira Catherine ati ndumva nishimye cyane ko guhera uyu munsi uri uwanjye ubuzima bwose. Naho Catherine ati nanjye ndanezerewe kuba njye nawe tutazongera gutandukana ukundi. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.